Ndi papa sava. Abantu muraho. Umukire. Gira utusolution umukire. Heza kuzwe. Teka ryose. Harya umutari ubanza. Ari ibintu bajyaga batubwira ngo ujye kuvuga ngo heza kuzwe. Umukuru singira ngo niwe uvugana. Oya ntabwo ari ibyo. Ahubwo umugore ni uramutse umugabo. Nta mahoro. Shana mahoro. Ko mana nyagasani. Neze neza ariko. Kutugendere uzindutse rayi. Ariko ibyo byiza burya. Ndashima Imana. Reka nze mbashakira agatebe. Ariko n'agatebe ntabwo kari ngombwa. Oya Ahubwo tawe. baduze hano. Garuka hano. Ahubwo se abaye nk'abamwana natinze kubuza aka kantu. Ariko ntacyo nakwima. Nakanjye se? Akabi kabisa. Reka ta. Icyo amafaranga mbara. Marigarita abantu b'ibindi bimenya babicisha he? Gasome ko kawe ni rwose babishira mu kirahure ntawe ntabwo. Reka da. Akandamenya bakanywa bate mirisose. Niko kagasururu gapfundikiye gatya. Ntabwo n'umusururu. Kubatita wayini. Noneho nzana ese niko wayini njya numva ndimba atavuga. Ariko bakire murakimara we. Yewe reka nzana karabona noneho dusangire. Ntabwo ngombwa mariko. Ntabwo ngo dusangire rwose. Oya none se umuntu koko yagira atya kagutura. Ntabwo ari umuco ntabwo ari umuco rwose. Cyo tumenyere turabinywa ntabwo badufite. Reka da. Ahubwo nimva ka kuryohera ntabwo ajya gusubikira kandi. Ako mana gukira ni byiza pe yewe reka nze reka. Umuntu ngo abyukira ibumoso ngo akirirwana ngo ibintu ngo by'imyaku yenda hora neza neza nabyukiye uburyo neza ntabyo mwako yewe udutebe twacu agiye kudusana ariko n'aka karakomeye ntugire ikibazo ariko si n'amahoro rero totoreragwa ari ku mana y'Isirayeli ariko wagiye ureka mirisori se totoreragwa se ndi wowe ufite amamiliyari n'amamiliyari tugomba kuyasangira ni igitangaza se reka da cyakora uri umugabo mwiza ariko nawe namukusiga bisiga ugacya nisiga ikimirisori si byihorere nuko ari kwa kundi nyine Imana igira itya ikakwimana pe ariko ubundi kwandimba ati rwose reka umva ni bya bindi rwose ariko wowe rwose ni kote mu gitondo ariko gukira ni byiza di siko amafaranga avuga ubuse ko kumbonye mu gitondo wa mugana mbonye nkari mugoroba umva ndakubwiye ngo naba bandi rwose bavuga bafite indwara y'ubuhumi umva bakaba pe kote mu gitondo barya neza itotorera urisiga amavuta akagufata yewe niko ndakubwiye ngo naba bandi bafite indwara y'ubuhumi bakaba amafaranga umuntu aragenda akagira amafaranga agahinduka pepe noneho nagiye n'abasurisi wuzuye umva waragiye neza wuzura karitse umuntu wese avuga ati mirisori y'umukira mirisori urabona ko runakeye ni ukuri kw'Imana nawe itotoreragwa rero ariko ubu wagiye ubyihorera iryo toto rikura ndimba atakuta kusiga amavuta akagufata ndimba atasiga afite iki mirisori y'ubyihorera ahubwo nyibwirira mu by'ukuri kutuzindukiye nta mahoro nezera ko utaje kungurira inzu mirisori ngo amazu y'ahangaha ibibanza warabimaze umukire mirisori mbabara mirisori ni rwose uzambabarira akazu kanjye ko rwose ntuzaza kukagereka ntazanagendera muri uwo mujyi narabishuje aho umutima utera utekereza gusa ndavuga nti kanzinduke ngurebe utari wajya mu mirimo neza umuragenda agakira ku buryo abyuka yambaye inkweto ihagaze itya mu gitondo cya kare yivamo saa sita asa mirisori mbabara ibanga ni irihe wagiye kuzimu kumwe bavuga bya bibanza byonyo wagurishije nibyo byavuyemo amamiliyari n'amamiliyari biri ko bavuyemo y'agaciro gusa narangije hose kare mirisori Imana nyagasani gusa wazanyihereye kiraka basi nkaza gukora mu ibuye nanjye nacukura erega inzara nta kidakoresha mbese ko umutwari wawe ari gucuruza amabuye y'agaciro indese umutwari wawe acuruza amakuru yangezeho ariko ndimba atese cyane ariko misezero amakuru yangezeho ko ari mu y'agaciro gucuruza yatse niba ayangaya nayo sinatuma yakora ahangaha amfatiye runini ariko ngira rero mu by'ukuri rega mfite amatsiko nubwo ndi kukuganiriza gutyo ubunganiza ariko ntabwo ntuje marigo bitese ariko ndabona hari ikintu ushaka kumbwira hari cyakubaza wanyeneye kwa kakazuba ko tukakagira mu zo gato cyane cyaba byiza ariko icyo ushaka kuvuga niba uri bukivugire se oya nyine turakomeza tuganire ndimbatise ko ntawe ari ntawe dusanga mu nzu bitwaye iki
sage muzi ndibatisa ko atagiye ko namutumiza abakire wa mugani ahubwo se nagenda naramubonye abakire munatangiye wa mugani kugira n'impara ngo uruhara n'amafaranga ni karibu dore ko komeza hano ariko se ndeka oya ndeka nibyo bikuzanye mbabare yari kandi misosi cyenda kwamita kandi njyamurabe murajye urashaka wiki misosi najya mubwe ngo ndakwiyamye urumva neza fata ku mafaranga ari kubuma maho fata ku mafaranga se cyenda misosi mbabare wagasaza ki ngenda kubwe ngo mvaho ndakubwe ngo sohokera mu nzu miliyoni ariko ndakubwe misosi nso muramu misosi nso takira mu nzu vuba takira mu nzu nikajube nta soni soni hako uguwa witwaje iki koko uba witwaje ikira soni n'abantu nyine akantu karandaga kariho mu nzu yanjye kangiza kagashaka kugenda kangunzira reka nkubwire muri sosi nubwo ufite amafaranga agewe ndemba urakoze kuza soni gutongana se bigenze bite wabona kagasaza kazindukiye ahangaha kaza kikoreye ibintu by'ibicupa nkuzanye n'ibicupa byawe utazagira ngo giye mari gato ariko rero nawe buriya ibintu ubukoze nawe ubukoze ibintu by'amafuti nose ubu ngubu uba waje utanbanje kungisha inama usogura wirukanga gusa ngomba kugisha inama muzehe muzehe ndakumva ntago natinze ntago mbashaka kuguha ikirahure cy'igisanzwe ahandi mwari muri aho ariko turakomeye cyane ibintu bimeze neza wewe ntubyibwira se urabona ndafite akanyamuneza reka nkubwira muzehe imana isubiriza igihe numve ko kawaida ahubwo numve muryohere ni buke buke hanyuma ubwo ntusiga nshyiraho urusenda cyangwa agasenda nkihorera ushyira agasenda gakeya gake cyane karinganiye vuwara ndabyitaho rwose nta kibazo rwose ndimba ubwo wowe niwe nyuma nyine muzehe yarangije kugira njye nta kibazo nawe nta kibazo njye nta kibazo muzehe amakuru iki makuru ni meza ndabona byaratunganye da isubiriza igihe imana isubiriza igihe ariko wagize utya nyine ubona hariya bitaga muri kokobe nyine ngo gira uti muri kariyeri nubwo amakuru bafite rwose arahindutse kokobe yahindutse kariyeri ariko reka nkubwire buriya ikizakiza umuntu disi ntabwo nari nzi ko nzagera ku bintu nk'ibi ngibi ubu urufuro warayisezereye karekaje hari waramenya mu rushinge rwose wahine wari usanzwe uyizi bwahize kareka nabonaga abandi bayinywa nyine nkavuga ndi nanjye nzabisangiraho ikintu cya mbere ni ukugira icyizere kwigirira icyizere nibyo wahine kwengetsera irengetse ngo yitwa Monteroso aha iyi ni inzoga y'abagabo hanyuma ubwo se bayaguhereye rimwe ra shaka ibyo ko ari ibanga ariko inshatse narabikubwira da ariko ngo ni menshi cyane ni menshi kwa kundi wambwiye ngo sinusige ni umwimerere kabisa nta kintu nashyizeho iyo hatunjya adahari nanjye ndabikora wumva ko gafatamo mu ryinyo bimeze fureshi cyane nimba
niteguye ubwo nawe uraza kumpamagara ndakubwira nta kibazo muze karame muryoherwe merci muryoherwe mumaze gutera imbere mumva n'igifaransa merci bon appétit none ariko nari mfite akabazo kifuzo nagira ngo ugezeho bitwagize rero buriya nicyo abantu bamarana nagira ngo mfashe ungurize miliyoni 5 miliyoni 5 eshanu rwose Eshanu. kandi nzaguha vuba ntago birenga ibyumweru bibiri urumva yanyishyura pe ntabwo uzanyembura oya ari menshi cyane yatsera oya nta kibazo ariko nzayakwishyura nimba ati ntabwo nayakwima ariko se buriya umuntu nkawe utagira isambu ukaba utagira inzu imvura ko mbona imeze nabi waba mbajyanye muri VIP hano muri salo reka dusoze reka mbwire reka mubwire ubwo murampamagara reka mubwire akabazo nari mfite miliyoni 5 ntago nzagutengwa nzagira vuba pe ariko se nimba ati ntugira inzu ntugira isambu nimba ati amafaranga uzakura ariko hari aho nyateganya nanjye rega Imana nanjye yangirira neza okay Gagwanda yaguha ariko rero murakoze nubwo nanagutindira ariko yego binese ko ari ibihahwa yego usire sheki urakoze amafaranga angana ntabwo umuntu yabika mu rugo bari menshi urakoze cyane nimba ati rero sezeranye yego amafaranga bitinda kuyama nazari iminsi 15 oya arenga nzayaguha pe arenga nkonera nkonera unyonera unyonera gute se ntakonera nyine oya inyonera ese kufite umugore mutoya ukisiga amavuta agafata abagore byo wibizana by'abagore byo wibiza ariko bimeze rero utinda gato nkonera oya nzayaguha ariko cyari mutoya cyafite arisiga amavuta akamufata ndimba ntacyo nakwiga reka ntabwo nako amafaranga atagira ingwate nta kibazo nta kibazo okay reka twe papa sava atwanire kwa kano kazuba ahubwo bwira umugore wawe akabanyara amanyanga akora ibyo twakose nacu tabizi ariko rwose ibintu bigize ari ibiki ariko se iki kamubwire ibintu byose ni uba wabyishe ni uba wabyishe ese byari nko kugira ngo uteguze none se ntabwo wari kumbwira uti nayo mafaranga wenda nkareba ukuntu wenda twongera tugasubira mu masezerano cyangwa se akubwira ntigenda bimeze neza bagabanya amanyanga bimeze neza umugore wawe ahubwo umugore wawe abyoroshye usiko kitabimuguye ubundi mbimubwira wowe uri ikigwari cyo kuba wowe utaza neza ngo uze neza ikigwari njya kugura amafaranga nakubwiye ko nta kintu kitagira ingwate none ibi utangiye kwizanishwa n'ibiki ahubwo bwira umugore wawe warakamubwiye kera urabyangije warakamubwiye uti ni sosiyo nagira hano umva ndavuze ngo tugende mu buyobozi usobanura ukuntu ncuruza nawe usobanura ukuntu uza kungura agenda igicuruzwa tugende nta soni ako se ndimba nta n'isoni koko hejuru yanjye amafaranga aravuna bagomba kuba baramubwiye ntabwo amanyanganya ariyo mwaza kunsuzuguriraho urumva umva nkubwire rero mirisose ndakura ngewe rwose ibyo byo kuvuga ngo amafaranga no kuvuga ngo ibyo twavuganye twarabivuganye nyine twarabivuganye ariko si iki nubwo ngubwo nyine bibaye ingaro nese amafaranga y'anyahombe hari amafaranga menshi ndavuze ngo nimugabanye amanyanga yanyu mureka agasuzuguro nta soni iyo mutageza nimunagereranya muratinyuka abantu b'abagabo mukicara ndimba ugatinyuka ukagurisha umugore wawe nawe ugatinyuka ukabebeta mu gitondo cya kare ngo uje gutwara igicuruzwa genda umuntu cyandi igicuruzwa navuze ngo tugende mu buyobozi kuko ibi bintu tugomba guca uyu muco hatazagira n'undi ubyandura cy'ubuyobozi timba cy'ubuyobozi twabyihorera koko imyaka mfite koko marikari kuko uremera ko imyaka ufite ituma utiyubaha ku byo utinyuka gufata umugore w'umugabo mu nzi we ubwo imyaka ufite kumariye iki cyangwa ituma nsazira muri gereza ni mu ncamandi rwose ariko bituma nzasazira muri gereza n'imyaka mfite rwose
mari guki ariko mari guki byoroshye pe ushaka ukuntu wabyoroshye ayo mafaranga ndemera ko bivuye rwose ayo mafaranga ndimbati yari afite urakomaho andi mafaranga twiyunga nyine ubwo nuko uko bimeze yego ariko nimuneze mutuma asazira muri gereza nangaho indembe wayavuzeho ku mafaranga afite urongeraho miliyoni 6 6 nyine faranga se ko hari ndimba ubundi muhini zanyu uzi mukanya urasanga harya nyine gusinyira agasheke kandi bize ko ndinyaga mugayo urabyemerera ntayasinyira nyine bihuriyemo nayo ngayo ndaza gufata agasheke nta kibazo n'umuntu wanjye ndayongera gushaka turazemeye cyangwa mujyana ubwo iyo sheke ayikwandika ubwo ayo nayawe nawe uyu maze mubiganireho ngusange hehe ngusange murasanga kwa kabari karuguru hariyo kwa papa zo muri kari cyangwa mu gapingaro gahari urijyana se hejyana se wowe nagira ngo uzubanze unsobanurire nta soni niko ndimba tujyana ndashaka ubundi ayo mafaranga wayagize ute amafaranga wagujije misorisi yo kurya ngira igicuruzwa wayaguze iki wayakize he nakuguremo igitenge cyagitenge meruka kuza igitenge cyari amafaranga no hagiye ari amamiliyoni yose ngwino ngwino ndimba ngwino ndavuze ngo ngwino kamubwiye ndimba ibi byo ntabwo turi bukiranuke none se ntabwo nkubita ndavuze ngo ngwino usobanura hano wakize ari amafaranga basi si bikemutse mu mahoro Papa Sava